abakurikiye ni Kazi TV show aho muri hose, abari mu Rwanda, abari Uganda, abari Congo Kinshasa, abari East Africa mu bihugu byose bitandukanye, abari mu mujyi wa Kigali n'impande enye zose z'igihugu, abari muri Afurika, abari Buraya, ahantu hose abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndabasoje, kandi nizere ko nkomeza kubashimira n'ukuntu n'ubwitange no gukomeza kudutera inkunga mu buryo butandukanye. Hano imbere yacu turi kumwe n'umutumirwa, abatangiye twibwira. Banyita Tegekimana Patrick. Patrick, umeze ute? Ameze neza. Ni amahoro? Nanjye meze neza, urabona nanjye meze neza. Gake gake. Ko nta cyane kibaho. Nta cyane kibaho. Ko rigize nta cyane ikibaho. Ko nsigaye mbibona. Ni ubuzima bwanze se? Ubuzima. Niyo mpamvu uri kuvuga ngo bwabaye gake gake? Ubona byanga gake gake. Biri kwanga se cyangwa bimeze gute? Biri kwanga. Niyo mpamvu ubuzima uri kuvuga ngo bwabaye gake gake? Ntabwo bikiri cyane? Ntabwo bikiri nka mbere. Yego. Ushatse kuvuga ngo kise ko butakiri nka mbere? Nyine mbona imihindukire ya mbere nabonaga ntabwo kimeze nk'iyo ndi kubona ubu ngubu. Yego. Wongere ijwi kugira ngo twumve neza, uri kuvuga gahoro. Kuvuga gahoro. Kuvuga gahoro? Ntacyo. Warambwiye ngo imihindukire nabonaga mbere. Yego. Nsigaye mbona nyine itameze nk'iyo ubu ngubu ndi kubona. Ubu urabona byaragenze gute? Ndabona nyine byarahindutse. Yego. Ubu ni ukuvuga ngo ibintu byarahindutse, urabona bitakiri nka mbere. Yego. Hano ngusanze rero mu kazi kawe. Aka kazi watangiye wibwira abantu badukurikiye, aka kazi ukora ni bwoko ki, wagatangiye ryari? Nagatangiye mu kwa 4, ni ihene nyine ndagira. Yego, ni ihene. Izi hene se uragira, watangiye ubundi ryari kuvuga ati ngiye kuragira ihene, nyine igitekerezo cyakujemo gute? Cyanjemo nyine muri uko kwezi kwa 4. Kuvuga ati nyine nsaba akazi, bandangira akazi. Yego. Ubwo nyine bandangira ko kuragira ihene. Ugomba nkangahe se ko mbona ari nyinshi? Bamemba 15. 15? 15 se buriya nayo cyangwa aracyari hasi? Bitewe n'ahantu aracyari hasi. Aracyari hasi. Umushahara ni mukeya kandi nk'umuntu nkanjye ntabwo nkwiriye. Yego. Uko mbibona. Ufite imyaka ingahe? Mfite 22. 22? None se ko uvuga ngo umushahara ni mutoya kuri iyo myaka yawe, ntabwo none se hari inshingano zindi wagira ku buryo wumva ko ayo mafaranga ari makeya? Ntazi. Ntazi. Mu rugo ni hehe ko ngusanze hano nyine? Mu rugo ni mu Ruhango. Ni mu Karere ka Ruhango. Yego. Uvuka n'abana bangahe? Ufite ababyeyi se bose uracyabafite? Ababyeyi bose ndabafite, mvukana n'abana 4. N'abana 4? Ngendo wa 4 ndi imfura. Uri imfura? None se ko ufite ababyeyi wabashije kwiga? Nabashije kwiga nyine amashuri makeya 5 yonyine. 5? Ndi byarananiye nyine mu mutwe, nyine sinzi ukuntu nyine byagenze, mbona birananiye. Ujya kumva gusa mu mutwe byanze, barigishaga kukibaho se ntubyumve kuko barambazaga nyine bambarije bikananira kubisubiza kari. Yego. Nsa nkaho nabyumvise gakeya. None se wabaguha kangahe mu ishuri ku buryo wumvise bikunaniye byonyine ukavuga ati reka ishuri ndireke njye kwiragira ihene? Nabaga nk'uwa 20 cyangwa 29. Mu bana bangahe ubwo? Mu bana 40. 40? Nose urumva ko imyanya yari hafi? None nyine urumva ukuntu wambwiye. Bwa mbere nabaga uwa 10 n'uwa 8, ubwo rero byatangiye byanga gutya. Yego. Wowe nawe tuvuga ati ndabiretse? Ndabiretse. Yego. Ubundi ni ukugumya nkorera ubusa, yicara nja gushyushya intebe gusa. None se ko iwanyu ari mu karere ka Ruhango, nkaba ngusanze hano, ni ukuvuga ngo wowe wumvise ishuri rikunaniye, wabibwiye ababyeyi se ko ugiye guhita ujya gushaka akazi cyangwa wowe? Barabizi ko nababwiye ko ngiye gushaka akazi, areba ko nayo ntazabona imibereho yanjye y'ahazaza. Yego. Barakwemereye noneho mu rugo?
baravuga ati nta kibazo wagenda. nta kibazo. Ufite ababyeyi bombi? Okay. None se ubwo njye sinumva ukuntu umbwira ngo umuntu wabaga 29 ku banyeshuri 40 ngo byaranze. Niki cyakunaniye wumvise kuko gikomeye koko ku buryo wavuze ati reka cyananiye Icyongereza, ibindi byo ndabizi. Ibindi byose urabizi? Icyongereza n'Igifaransa ibyo bintu nibyo byananiye. Ikinyarwanda n'imibare byo ndabizi. Yego. Ubonye bikunanira uvuga ati bisi ibyanjye. Ndavuga ati ibi ntabwo ari ibyanjye, ndekera ababishoboye. Yego. Aka kazi ko kuragira ihene se ubona koroshye? Ko mbona ihene ziba zirukanka cyane. Ntabwo koroshye. Kwa kundi nyine ukwemera nyine ugacisha bugufi nyine. Yego. Ihene se uziragira kuva ryari kugera ryari? Nziragiye umwaka n'ukwezi kumwe. Yego. Ni ukuvuga none uziragiye umwaka umwe n'ukwezi. None se ndi kukubaza, none se ubu hano wirirwa hano cyangwa urazicyura ukongera ukagaruka? Ndazicyura mu gitondo, nzahura saa 2, nkazicyura saa 6, saa 9 nkongera nkazahura. Yego. Wambwiye ko baguhemba 15,000. Kumbwiye ngo umaze umwaka urengaho, amafaranga baguhemba uyamaze iki? Sinamenya aho ajya, nanjye nyabona agenda. Nta cyakoze ubu ngubu bambaza nka 20 ubu niyo mfite. Umwaka wose urangiye. Unywa se akantu ku buryo wenda bavuga ngo amafaranga sinywa itabi, sinywa n'inzoga, ariko ntabwo umenya aho ajya. Niba ari inyatsi. Inyatsi se zibaho? Inyatsi ibaho da. Gute ze burya? Niba ari inyatsi simbizi, nanjye nuko nyine mbibona. Ndayabona simenya aho agiye. Kandi sinywa itabi, sinywa n'inzoga. Cyangwa uyajyana mu bakobwa? Nta n'abakobwa njyamo. None se nyine ntabwo ndi kwiyumvisha umwaka umaze sibyo n'ukwezi ku buryo abuhembwa 15 ukaba ufite ibihumbi 25 gusa. Ibyo mfite. Cyangwa niba ari ugutekereza guke simbizi nyine. Yego. Mwaya amezi 5 aje imbere yandi abanza. Utangiye nyine kwitekereza, ndavuga ati ibyo gupfusha amafaranga ubusa ntabwo ari byo. Ntangira nyine kwigarukaho nitekereza. Nibwo nyine natangiye kuvuga ati nzajya nizigama. Yego. Amafaranga se nimba tuvuge ko wenda mbere wari ugifite ubwana bwinshi nyine amafaranga ukayapfusha ubusa, wumva ayo mafaranga uzigama naba menshi wayakoresha nk'iki? Numva nyine nazagenda nanjye ngakora umushinga. Yego. Wo gucuruza nk'amatungo, ihene, ingurube, ibintu nk'ibyo. Urashaka korora izawe? Ndashaka kujya nzicuruza nyine. Ukarangura ukazigurisha? Nkazisubiza. Ubwo ubiteganya mu gihe kingana iki? Nko kuragira ihene wumva uzabikora igihe kingana gute? Nsigaje nk'amezi 3. Uko ufite 20,000 kandi ukamubwira ko ugikeneye kuyongera kugira ngo ukore ubucuruzi bwo gucuruza andi matungo. Ubucuruzi nyine kubera murumuna wanjye nzajyana twongere dufatanye. Yego. Nizo gahunda dufitanye. Ubwo ni ukuvuga ngo amezi asigaye 4. Ubwo ujye kubika yose ntabwo uzayapfusha ubusa noneho. Ubundi nyajyane twongere na murumuna wanjye dufatanye nyine turebe ko aricyo twakwigezaho. None se ubu ntabwo waragira umwaka nyine kugira ngo ubone menshi? Umwaka kamaze kubirambira ibyo kwirirwa inyuma y'ihene. Zirarushya cyane? Zirarushya, zirona imyaka y'abandi ugasanga bararonganyije cyangwa barayijyanye, ndarushye. Yego. Urumva nyine ko ari ibintu bigoye. Yego. Wowe ukariha cyangwa kwa bosi wawe? Kwa bosi nyine. Bakaziri. Baragukata? Yonesheje gukata angahe? Bankata nyine bitewe n'ayo babaciye. Yego. Ko numva bikaze.